imyaka yawe ufite reba ukuntu ngana cyo koza nawe ndabona warabaye inkanjye amavuta yaranze kugufata nubwo arakabansereza ko nge nabidomo mfite ubusenge uri kubona mbifite yego wabidomo we ni ukuvuga ngo rero wa mukobwa we ni ukuvuga ngo we wa mukobwa wowe uje kwiyama Farida ndakwiyamya ahubwo yego baba mama ushaka kunjomba umunwa mama horo merereza aho nuzamuna muruma umugabo ni ubifite ikizere wowe mugore wogiye gukora ubukwe ahubwo naje kwiyama uriya mugabo ndabyemera twarabanye yego ko imbere y'Imana n'abantu ndagutumiye urabitegereje ndagutumiye uzazurore kuntu ubukwe buzaba bumeze yego mama ndakubwiye ngo ubwo bukwe kenyera ukomeze rero nta buzaba kenyera ukomeze nta nubwo uzabona wowe waba uvuga ngo agukurikiyeho mu maguru nge nafite kikananyoberwa abagore bafite bitandukanye biba bimeze gute se reka unyara byeri nkanyara amazi unyarije nk'abantu muyu mugeni mujye muri komite mutubwire mujye muri komite mutubwire utaza gutuma ibintu byo kunyara tangiye kuzana hano ibintu byo kuba unyara byeri Muganga gakondo yakuzaniye umuti ugaruza ibyibwe utiriwe uruha si ngombwa kwirirwa ujya ahari aho uri hose arabikuzanira agufasha kumenya niba ugukunda agukunda koko cyangwa ataguca inyuma agufitiye umuti utuma abagore bakundwa umuti wirukana ibisambo umuti ugaruza ibyibwe atanga kandi uruhereko n'umuti weza umurima atanga umuti ku bakobwa babuze abagabo umuti uvura inyatsi umuti wo kwihorera ku mwanzi umuti w'insinzi umuti wongera ubukungu indwara zananiranye amarozi y'ubwoko bwose ahumanura kandi abantu bahumanyijwe atsirika amarozi y'ubwoko bwose ahumanura ibibanza bikagurwa byihuse muganga gakondo atanga uruhereko cyangwa umurinzi akoresha imbaraga z'abakurambere akoresha kandi amahembe y'inkorongo aragufasha wowe urwara igifu impyiko kubura imihango guca imyeyo ababuze urubyaro abashaka uruhereko abarwaye asima diabete iseru kubyimba amaguru kubura imihango n'izindi ndwara zitandukanye kandi waba uri mu Rwanda cyangwa se mu mahanga muganga aragufasha muhamagare cyangwa umwandikire kuri WhatsApp bayi kazi bakunzi bacu mwese mudukurikiye ni kuri Keza TV show nk'ibisanzwe nongeye kubasuza kandi mfise gukomeza kugira ibihe byiza mwese tubana umunsi ku wundi reka nese komeze neza mwese aho muri arabari mu Rwanda ndetse n'abari hanze y'igihugu mwese ndabasuhoje ndi kumwe na Rehema ndetse na Farida Rehema akaba ari umugeni muri iyi minsi niko bimeze yego niko bimeze gusa n'umugeni ku ari maritegura kuba umugeni ntaga niko bimeze kuba inzobeze oya ntabwo uri gusohoka muri iyi minsi kwarama cyane kwaramuze ikintu bivuga urakotoya harama umuntu twite kagezemo tubimenye oya nago hageze harama Fari musobanurire uri mukuru ntabyo nzi nanjye imyaka ufite n'uwo mutwe ntabwo uzikora mike none ndushinga uyu mutwe se ubu murusha imyaka abantu muri kamera muri komite mutubwire oya nago tungana physically y'umuntu kwisura uko aba ameze n'imyaka birajyana no se ubu kungana gutyo umuntu akurebye nakora imyaka 16 ndi gatoya nari nawe waburi ndakabebe akabebe natariwe na Farida ubona ari umuntu ari Farida arashaje ndashaje reba n'iminkanya muturebe umuntu ufite iminwa igaranga kuko unagashaje ubyaye kangahe se kubya twabyaye turi bato twarizigamiye rero yego bari isugi umeze gutyo kwaba umeze nabi iyo ubyaye umwana wa mbere habagiza ikivaho wabyara niba ubaye uri isugi umeze uko nyine ntabwo ndi isugi nabukobwa bwawe mbona ntabwo ndi isugi ariko nta mwana uramvamo uko biri kose hari akantu kagipfundikiyeho uko we kavuyeho uvugishije ukuri ntabwo uri isugi twagiye Farida bakaragurutse uko mana uyu munsi rero wambwiye ko ushaka guhura na Farida ko ushaka kuganira nawe ku byerekeranye n'ikiganiro yatanze ubushize ariko nk'umugeni uri kwitegura wa mugani ibirori ntuvuge nabi oya nago kuvuga nabi byabura kuko Farida arandembeje ndakurembeje se ndarawuryama hakakubwa biki gihe mwigize ibiki ubwo rero umuhungu yagusajije ngumure niko se marika ndebe impeta yego wampetaho bagutere bise naba yambika
mw'abantu ukeneye ivi ntabwo ari byo bya mbere tujye tugendana n'ibigezweho. Murebe uwo mukobwa ukiri muto we arashaje se niko se mada va mu nzira ntambuke va mu nzira ntambuke niba uri n'umukobwa cyo koza amana narifite amatsiko kukubona cyo zanishimiye kukubona nyuma y'ibintu byose wenda mbona n'ibikomeje kuba njyewe narifite amatsiko yo kukubona kugira ngo nze mbanze nk'ukuri nta kuntu wakuma neza se ahubwo turebana gutya kandi nabyo byiza kandi ari byo nshaka ariyo mpamvu nasabye ko bakunzanira ngaho tangira umbwira uko kuri kwawe nanjye ndagusubiza ukundi kuri njyewe ndashaka kubeshya Fari ubundi mureke tujye tuvugisha ukuri kutangiye kuvuga nyine reka tuvugishanye ukuri Farida kuki wamutumije ushaka kumuvugisha kwanza banza umubwire nagare tubwire ni njyewe ubwire turabatwumva umbwire uko kuri kwawe nanjye ngusubize ukundi kuri dore ukuri nashakaga kuguha njyewe na Raki dufite ubukwe vuba Raki kuki uri gukomeza umwiruka inyuma mwabanye umugore n'umugabo byararangiye uri umukiga oya ntago ndi umukiga nose kuvuga nka umukiga ni wowe ahubwo Yesu shamana cyo koza abantu ngaho ibaze n'ubyara rimwe wenda ngiye kacime ko nkanye gutya byaye ibyara umunataba hoya nta kibazo reka vuga umusubize reka njyewe mwibariza ikibazo nanakwiyame nkukuriragaho ukunyo ego mugende umugabo wanje umugabo wanje uramubaza iki nta kuntu wazagenda ukamuzirikira ku ihango ry'igitanda ahubwo wowe umwikururaho gute buri kanya niba ari uwawe ni Farida agiye kureba Raki umugabo wanje uramubaza iki nikakubwira cyane yo ko bakubwira ndabibona se murabana nabonye ikiganiro ejo bundi wakoze uri kuri Raki uramubaza iki Raki ni umugeni reka nkubaze ufite ubwoba bw'iki nk'umukobwa wifitiye icyizere ugiye gukora ubukwe ngo ndi kumwirukaho urumva nimba ndi kwiruka kuri Raki nkamubona nawe nuko abanyeneye kandi turacyabonana hoya ntagaruka gukeneye turacyabonana ahubwo wowe niba mwibambaza aho nkamubona icyo nagusubije suri komereza ukuri uramukuru ngusubiza abagore b'iyi minsi mwabaye muti abagore b'iyi minsi uko nyine utubona niko turi twe nako tujye twemera none se basi mwagiye murekana rega Raki nuwanje mwabakobwa yawe yavuyeho se reka nkubaze yego pose yawe mwabantu mwe muturebe niba tuzomenge tubarebe ariko se ushaka barebe iki bararora iki se barareba iki reba iminkanyara ari mu maso mwarahumve akababi kintu banavuga cyanjye ikiganiro tuzakibona abantu bazakirira muri comment mutubwire ndamutarebeye ku bindi si oya ntago ndi kuvuga iby'ubwana buto isura yanjye musanzwe muzi ngifite iminkanyari ku myaka yawe ufite reba ukuntu ngana cyo koza nawe ndabona warabaye inkanje amavuta aranze kugufata nubwo rakabansereza ko nge nabidomo mfite ubusenge uri kubona mbifite yego wabidomo we ni ukuvuga ngo rero wa mukobwa we ni ukuvuga ngo we wa mukobwa wowe uje kwiyama Farida ndakwiyamya ahubwo yego baba mama ushaka kunjomba umunwa mama horo merereza aho nuzamuna muruma umugabo niba ubifitiye icyizere wowe mugore wogiye gukora ubukwe ahubwo nanjye ukiyama uriya mugabo ndabyemera twarabanye yego birarangiye nyuma yo kubana kuri kamera nitwongera kubishyiraho turashwambaguranye sibyo wowe rero uje nk'akabuto gatoya yego baburetse waracyari urubuto ruri kuzamuka sibyo nubasha kugera aho twe twageze cyangwa ukabona Raki uramwifunze uzamenye ko nta muntu twengera bivuze ko utamutunga wenyine mutamufatanyije tuzamusangira nk'uko tumusangira amva hakaza sheringa amvakaza abagore tuba turyoshye tuba tumeze neza undi muryoshye mutese reka akobwa mama usheringo baburitse ngo harimo icyo utaragira nyine ikirimo kitari wanjye n'iki icyo utaragira wowe mukobwa ikihese kivuge wo ako se we mva nkubaze nkuko bivuga ngo murahura koko wenda tutahura wimara ubushize ndamuzi imbabara wimuharabika wimuharabika igihe tumaranye kingana gute kumumenya kingana gute ni kinini cyane nyine kingana gute wasanga nshobora kuba namumenye mbere yawe ahubwo akaba yarabimbwiye ngabanza nkigizwayo akakuzaho nabona kuvuyeho nkavuga ati
igihe mumaranye na Farida cyo ni kinini ariko ariko uraseze nawe mu gihe mumaranye mufite byinshi mushaka tuziranyeho ahubwo ikibazo ibyo ndabyemera bizenguruka Farida akabigaruka ahubwo ni gute tuzira mu buzima ni gute tuzira mu wowe buzima nta buzima abantu bwawe bagiye nzazamo. kubamo reka nkubwire n'umugore n'umugabo we niba ufite no icyizere gusezerana yego mana nanjye nta kuntu mwahita musezerana aka kanya hoya kandi tubanza nibitaba se hazaba iki ibyo biri muri gahunda kuko n'ubukwe bwacu buri hafi yego ba nase ubukwe bwawe gute tutasezerana yego ko imbere y'Imana n'abantu Farida, ahubwo ba. ndagutumiye urabitegereje ndagutumiye urabitegereje ndagutumiye uzazurore kuntu ubukwe buzaba bumeze yego mama uzaza ukenyere ndakubwiye ngo ubwo bukwe Kenyera ukomeze ubwo rero. bukuvuga nta buzaba kenyera nta ukomeze nubwo uzabona ubukwe burejo bundi ubwo rero uje imihanda vuba ubu urumva wasaze ngo ba ari iby'imihanda none se avuga ibitahari nyine ndi kuvuga imihanda ndi kuvuga yo kwishora mu nkundo uriya n'umugabo urumva nta mugore afite ariko baburetse ese kuri kumvugiramo ngewe iki reka mbwire abanyarwanda n'umukobwa yumva Lucky ni umugabo wabanye n'umugore uwo mugore yari we nge Lucky turatandukana Lucky nyuma yo gutandukana we maskini turakomeza turavugana ntabyo wari uzi kandi na nubu ntago yiza kubwira ko tuvugana kuri kamera baburetse aravuga ngo siduhura ngo impamvu duhura ngo nje mwizirikaho ndabwa ati nje niba nkwizirikaho nkakubona ibyo birahagije mva ngire rero guma hamwe bawitonze surara zino nkweto ntabwo wambaye uri umukobwa bawitonze mbanze windebera inkweto wavuze nanjye ndakureka ntago nasoje ariko reka nsoze nawe uvuge oya buri muntu avuge nunda yego ijambo naguvuga we ntago ndibuvuge njyenyine icyo ngiye kumubwira twarahuye ntago yigize akubwira yego namwiziritseho nkuko yabivuze urabyemera cyaje narabihakanye se akisiritse ku muhoro birangiye zacika rero ntago uzamuca rero ntago nyine ikintu nanjye kukubwira urabona zino nkweto ukizigura nyine ukizikura mu iduka wari uziharaye ariko iyo zimaze gusaza uzijyana puberi ukagura izindi rero nimbara kera kugiye mu maguru akabona nta musoso uri kuvamo yaragutaye aza kunshaka hanyuma se bawitonze afite iki icyo yarankurikiyeho why not utamureka ukamuha amahoro ko yakujugunye pyo ngiyo mu bishingwe ukamureka akenjoyinga ubuzima bwe bushyashya bwiza yishimiye ese niba yaranjugunye mu bishingwe bya bishingwe bigashaka gushubira aho byari biri baburetse nyine nabyumva yego none si iyo myanda ikomeze ikizirika mu rugo yabirimo ko yakujugunye induba wageze hano gute ego ko u Rwanda rw'abagabo rwaranditse ndakubwiye ngo guma hamwe dusangire ikibazo kinahari utwa tugambo uri kwivugisha ikibazo kinahari urumva Farida we avuga ko ahurana na Lucky ariko nawe yabyemereye ko ari umwizirikaho Lucky akabihakana kumwizirikaho ni kimwe no guhura n'ikindi uri kumva kuba mwizirikaho akemera ko duhura byo bintwaye ahantu hari urujijo Farida aragira ati Lucky turahura anje mu maguru agakubita n'umutwe kandi umugabo wanjye ndamuzi ntago mwahura muhuye gutari ese ko wagira ngo umuzi ahubwo ko ari uko nuko mu gihe maranye nawe turaziranye cyane nje kukubwira ikintu kimwe singusuzuguye kuko nanjye ndi umubyeyi kandi mu bana mfitemo n'umukobwa ejo bitazamubaho icyo nakubwira kugira ngo nkwereke ko uri umwana mu bintu urimo nzakuzanira ibimenyetso sinzaba ngamije kugutandukanya nawe ariko icyo nakubwira neza cyo wowe nta nahure n'abandi bakobwa nahanganye nabo nta n'icya kabiri nuko mubona ahangana mu kigero arimo ubivugishije ukuri aho bigeze niho umuntu ahanganira guma hamwe urwane intambara yawe ariko nawe nk'umugore wifitiye icyizere nanjye ndashaka kukurwanya mpaka wewe ntaribi koresha imbaraga ufite nanjye nkoresha izanjye ikibazo Farida ufite imbaraga nyinshi kuko waranavuze mu kiganiro cy'ubushize ko narakiye ngo binabaye ngombwa kuroga ngo waroga ari unabivuze biturutse kuki yaravuze ngo ndabona amaherezo y'inzira ngo wazananduka ndamubwira ati se ko abantu babivuze ngo ndi umurozi none reka nzabikore ndanababwira abafana bawe ndababwira ngo njyewe nibiba ngombwa kubwo guca agasuzuguro n'uburaya bw'abagabo n'abasore bahari rake nzamwemeza kandi bizaba wari uzi kwemera ko ushobora kuroga umuntu kubona ikibazo cyose ashaka kugira wabibaza ni we nzaza kubibaza nabivugiye kuri kamera none nzabibazwe
uzabibazwa uremera ko wabibazwa ikibazo cyose ashobora kugira nzabibazwe nawe uzagenda umuhotora uvuge ngo ni njera muhotoye gute se kandi rakimukunda ari umugabo natwe twaramukunze turasiga turongera turagaruka none se kuki ugaruka gute ntagaruka ariko ninde waretse inyama iryoshye ninde wanze inyama iryoshye nyine nimba umugabo akubwira ati njye singushaka why not umugarukira mu buzima biba byagenze bite ntago uraba umugore we byemewe n'amategeko ariko sinzi n'impamvu harabura iminsi mike turi kubarirwa ku umunsi we uzabona ibyo byabaye uzaze kumvuza hiyo nduru kandi none yaba uri umugore ufite icyizere wumva nta kibazo ufite nagwa akaza kunsakuriza kwanza ubundi wowe kubera ko uzi ko nta cyizere ufite ubwoba bwanjye ntugisinzira wowe nabwoba nari mufitiye iyaba ntabwo ufite wakakicaye ugatunganya ukitegura ubwo bwawe noneho ngiye kwa umva ubwira impamvu kudatekana impamvu nagutumijeho jya kwitaba nagutumijeho kugira ngo wowe Farida nkwiyame ahubwo nanjye ninjye kwiyamye nanagukubitira mu kiganiro bawitonze mbanze nsoze ninjyewe kwiyamye pe nagira ngo njyewe mbanze nkwiyame nkubwire ngo rakimwihorere wimutesha umutwe wikomeza kumuyaza ubwonko reka yabonye umuntu umukunda ijana ku ijana rero nimba wowe yaragufataga nk'indaya kuko wasohokaga ukajya ahandi ugasohoka ukajya ahandi ukava iwe ukajya iw'abandi yagufashe nk'indaya kuva na kera rero nimba yaravuze ati ndaya induba genda neza ureke kunzira mu buzima mbabarira kese uvuze ngo ntago wareka inyama iryoshye nibyo mu nyama tuzi habaho inkoko hakabaho umwijima hakabaho izo mu nda hakabaho iroti hakabaho imvange bakara birenze ibyo hakabaho ari mu nyama zirenze izo ngizo rero ukuvuga nta na kimwe namugereranya nacyo niyo mpamvu rero ugomba gusasamya ibibero tugahangana none se Fari amaherezo amaherezo niba bivuze ngo raki ntago ashobora kugira amahoro kuyagira kubera ko sindi Imana icyo nge shaka kumubwira niba twarumvikanye ko nge nawe tutazongera kugaruka kuri kamera niyo twanagaruka umwe ntavuga undi ibi bintu mw'abanyarwanda mwe niwe wabitangiye bari kumwe n'uyu mugore bakamvuga sibyo none se twakuvuze nabi ko yari arimo kukumprema hanyuma se nyuma byagenze gutya na gutya we kuki wamamagaye naguhamagaye kugira ngo mure nawe mbanze nkwiyame yakubwiye byinshi nkwiyame none byakubwiye wogiye kubona byinshi birenze ibyabo ngiye kubona iki se oya ariko Fari ntugakunde guhangana cyangwa kubera ko nta nyungu bino byose ntukabikunde kuko nta nyungu niba raki yikundira uyu nguyu ariwe bishaka kwibanira nihorere raki wamuhaye amahoro tukibanira neza abasore barahari reka twabigena n'abasaza bashaje nka twebwe ndashaje surana ngabona nka imyaka mfite n'ukuntu ngana urabona nishaje urajegera do yego shaje koza uribeshye ngo vuza ariko se wabaye iki ahanga ni ka accident wasanga baragutemeye muri roge wasanga baragutemeye muri toka satani wasanga baragutemeye ubwo impamvu uri kubivuga wasanga ariwe batemye bamutema muri roge isagiye gukora iki ni wowe ubikunda cyane ibaze n'ukuri ngo banemeye muri roge we wasambana urumu ariko ngo bari gusezera da wasambana urumu igeni n'ubukari mbishatse se ngasanga raki wanje akabinkorera byatwara iki wasanga uri gusezera abayiksi bawe nta nubwo byaba bita gusambana ugiye kwa raki ifi ryoha niyo uvuga iki nakubwira kandi azagaruka hano kugisubiramo kandi tuzahura kenshi sibyo umunsi wabonye raki yabaye uwawe gwakamanitse ukabona byakunze ukabona wamusinyiye mu bibi no mu byiza uzaze untera isese mwete doye ati ngiye nini igihe batarakamanika nta cyiza kizaba ni kushatse kuvuga urinde wowe ahubwo se wowe urinde nina witonze mu wowe urinde wo kuza kumagarara hejuru no kumagata k'abagore munasuzugura muntu akawamaranye na raki nimba yarabonye ko avamo umugore mwiza kuki atakujyanye imbere y'amategeko avuga ati kamani kuvuge yuko ari we waba umugore wanjye w'ubuzima bwose ahubwo agahitamo hagati yanjye nawe hari impamvu yatumaga tutasezerana witubwe ntayo tuzi iyo mpamvu yimbwire nanjye n'ubwa mbere twari tugiye kuyimenya nayo mbabwiye ubwo ntayo
nta ribi ubwo ntacyo we azaza ibintu bitavugiwe imbere ya kamera Nasa ni ngombwa ibintu byose imbere ya kamera. Oya bivuga nyine nanjye mbimenye. Bivuge nanjye mbimenye. Okay, ntago ari byose. Tuvugisha ukuri. Ariko none impamvu ibaye hari. Raki twabanye ashimusa undi mugabo. Agushimu. Ese we ko muri kunseka. Kugira abagabo no ibintu byose ura mu bagabo no kugushima. Raki ko ari danje. Yaragushimu. Raki twateretanye mbana n'umugabo. Aragushimuza. Niba wibuka ukuntu ngi byanjye naraki byatangiye cyangwa abantu babyibuka ngo yagushimusa te undi mugabo. Umugabo yamugushimusa te. Keza we bambaje ukajya kumureba urasetsa. Kuko yarabanyara ari kagari ukavuga ati reka mugereho kumubonye ameze kuri twikorera. Ko numva amagambo kwishima ubona mbere uko yari ameze. Ibaze nimba warakundaga Raki kuki wamusize mu nzu arwaye. Ngiye nkamwitaho kugira ngo abameze gikobwa ari igisazi. Uziki ibyo bigambo uri kuvuga hano nta muntu utabizi byanjye urinda uvuga ngo ngiye nasize Raki mu nzu arwaye. Ngiye ubwanjye Raki. Yabonye amavideo babiretse nsobanuriye umukobwa ubutazi iyo bivana iyo bujya. Ese ubundi byose ni ngombwa kuguhereza ubusobanuro. Oya kamvuge ibyo ko yagize. Nago bincanza ahubwo nsanze nta mpamvu. Ngiyewe Raki utwo tugambo wowe uvuga. Raki twamenyanye mbana n'umugabo. Inshuti ze n'inshuti zanjye twadusangiye no kuvuga ngo twadusangiye inshuti. Bakajya baza kunsura. Bigera igihe umugabo abona ukuntu nari mbanye na Raki tuvugana akabona ukuntu ntiga mwisanzura biramubangamira. Narabibabwiye ko umugabo yantaye mu nzu Raki yabibwire ko yaje kumfasha tumenyana gutyo. Mu gihe cy'imyaka 6 bibyararenze kuko ashiyemo igihe. Twabahaye kuri ibintu byose twaciyemo. Ese mada va mu nzira ntambuke w'imbyiga. Nukuvuga ngo wowe uje mu kibuga cyamaze guharurwa cyo mbabari cyoza amana muri mise ko mwitaho pe. Uri kunkorera umuti. No bari kubikorera. Uyu ngo yari gukora biri gutuma. Ibyo uri gukora biri gutuma bingwa neza. Komeza mupfati kukimbera utamwitaga nko bari kumwita. Ariko sigaho ngera ndi umukobwa uharaye abagabo ukeneye izo meto ukeneye iyo mirenge. Uyu biharaye nabikore ngewe nge tsokana n'umuntu wanje tumeze neza. Se we urasetsa. Na adresse nyine. Namuzasezerane. None uri mara gusezerana wakamani tuzazumvuza hiyo nduru kumvuzaho uramvuza hinduru wansakurije amatwi urenda kuyatobora umugabo uraburana umugabo utaraba n'uwawe. Iki gihe nyine ntarakamanika ngo mvuga ati ngewe wimvuzaho ubuduha rwose mbabari. Umva nkubwire mbabari. Nuko nzi ko biri hafi niyo mpamvu naje kukwiyama kugira utazana twicira n'ubukwe witwaza ikindi kintu. Niyo mpamvu nge naje kukwiyama. Wowe nyine akubwiye ngo nta kintu nongera kurenza mu gihe nubona umurenge wabaye. Kuko ndi kumva nakugenda witiranya ibintu ashaka ko yarabikubwiye ubusobe ahubwo se kuki atakubwiza ukuri nk'umuntu akunda. Kare ukwe kuri se ubundi ikintu gihari ukwe kuri ntazi ko umva wowe uzafata ukuri ngiye machaka ko sarakuma ko ndabizi neza kakuma. Iyo umuntu ari mu rukundo ameze nk'impumyi ikintu mbona gikenewe harabura n'ubundi kwa gatatu tutaramenya amatariki ariko nimenya muzatubwire y'umurenge. Rekera ngo ntabwo maramenya amatariki ariko muzatubwire ikintu kiri kubura. Giye simbazi n'amezi ubusa turi mu kwa kangahe? Turi mu kwa 5. Farida wawasinzi shat cyo kuzurambabaje pe. Baba kubwire Fari ikintu gikenewe hakenewe hagakenerwa Raki hagakenerwa na fiancé muri batatu bitaraka kanya ariko tukicara tugasasa inzobe tukakwiyama bikarangira ukava mu buzima bwacu bikarangira batandukanye burundu kandi je ntago nzabateranya bari mu myiteguro. None se nimba wazikura mushaka wajemo nuko wabusambana na Raki pe niba warigeze gukundaho umuntu ubundi guca umuntu nyuma bibaho turabizi ko bisanzwe. Ega ntabwo budasambana nubwo mwamubikora muri iki gihe ntago waza ngo umwanike hago gasoze ngo bivuge gore. None we yifasha akavuga ngo ndi expired kandi uvuga ko mwatandukanye nyine nyine woba
nararangiye kuri we nawe yaratinyutse arabikwibwira kuri yarabivuze nanjye naramusubije njyewe munambwiye ubundi ndamusubije none se nimba yarakubwiye kuri expired uracyakora iki mu buzima yego ushaka kuyuburura naguze ko inzoka yibura ikongera ikaba ari yuburura gute ni iminkanyara riri kuza naribi iyo minkanyaro uvuga nabo abantu bayibona hello baby reba duhera ufite hano njye hano ufite tuno nutuntu byibuze yaba wambwiraga gutyo sibyo byibuze ako kabiri mbona ataraka amavuta dore none nawe umeze nkatwe urashakira ubuto mu mavuta ushaka ubwiza kubona ibisanzwe ariko n'umugeni agomba kwisiga akabasa neza mu ikanzu noneho umunsi twagarutse hano mu kiganiro nibwo uzahita ubona itandukaniro riri hagati yanjye nawe umugeni agomba guhindura amavuta agasa neza dore ibi ngibi nibyo nabwiraga murumuna wanjye uri kuko murumuna wanjye anyikarazeho ndamubwira ati nyuma y'ibi ngibi byose wari uzi ukuri wenda uyu nguyu wenda n'umugabo ashobora kumubeshya kubera ko amukeneye nk'umugore we sibyo ariko wowe mu gihe uzi neza yuko umugabo utaramufata gutya kandi nabwo n'uburyo ujemo ntabwo uje neza si uko wagakwiye kumbaza umbwira ngo ikanze nguhe ikinyarwanda rero ikinyabupfura uzanye nanjye nicyo nzajya mpora nkwereka kandi ninyikwereka ntuzave ndakikubangamiye gusa ikosa nazakurana ukukubwira nka kuri wamamagaye kantu kangunda kwiyamye ngo niba ngo waratandukanye n'umuntu wowe cyane wigirira icyizere wiha amahoro yo mu mutima arigira iki aho tuvugisha ukuri nubwo wagira umutima ukomeye gute njye waza ukambwira ngo fiance wanjye tugiye kubana ngo murasambana ngakujya mu maguru nkaryama ngasinzira njye ahubwo nibaza n'ikintu wowe waba uvuga ngo agukurikiyeho mu maguru njye nafite kikananyoberwa abagore bafite ibitandukanye biba bimeze gute se reka unyara byeri nkanyara amazi unyara iki nk'abantu muyu mugeni mujya muri komite mutubwiye mujya muri komite mutubwiye utaza gutuma ibintu byo kunyara tangiye kuzana hano ibintu byo kuba unyara byeri kugira ngo nyine ukumva ari cyo urusha abandi ushobora gutandukanya umugore n'umugabo nuko abantu bajya kunyara muri wese munagiye kunyara ajyana n'undi nyine wowe kubera ko abandi banyari inkari wowe uzi ko nyine unyara fanta cyangwa byeri bantu muraha uyu mugeni uburyo ajemo ibintu atangiye kuvuga ngewe naje nakwihaye mvuga ati we Farida turabonana uri mu bantu wowe nahangana nabo nubyitegura uzabibona kandi uzahomba tubetinge hano imbere ya kamera ku munsi wa mbere ikintu kimwe uyu mugeni wimurakaza ari mu minsi ye myiza ase umugeni n'umugeni wandi byabaye wowe urabizi ko byabaye turi kubibara kuko ariko bivugwa reka tubyizere sibyo turakomeza nawe agiye kuwukora noneho aho kugira ngo mwana wenda samata twanaburaga umurenge waranabaye uri umubyeyi uri umuntu mukuru wiyubashye sano ko abaye twabaye iki sinzi ikintu simbizi urumva uri umuntu mukuru uri umubyeyi wiyubashye nukajya uhanganira abasore cyangwa abagabo n'abana bangana gutya ego ni ukuri muharire umwana uri gutinyuka akavuga ibintu kuri kamera ibintu ngo by'inkari we ngo by'inkari na byeri na fanta ifi warayirobye urayirya wumvira ryoshye nyuma yaho uta ibikatsi urabigarura rero ibyo wagaruye basi ndeka ari byo ngewe ngumana basi nsigira reka mbanze mwigisha ikinyabupfura cyakoze ntureba ndamutse nanaguhariye naba naguhaye isomo ku buryo mu buzima bwawe ikintu cyose cyajya kikubangamira wajya ugira uburyo ugomba kugikemuramo uzi ko hari igihe uzajya ukora ibintu nka gutya uzi ko nyine uri kwihimura ariko nyuma bikaza kugaruka none reka nkubaze ni ukuri kankubaze ke Farid njye reka nkubaze gusaba ikintu kimwe turi no gusoza kugira ngo tunatwe no kuvuga ibintu byinshi uri umuntu mukuru uri umumama uri umubyeyi yego nuza mwarakundanye raki nibyo turanabyemera ariko niba uri umuntu mukuru uzi gukunda icyo ari cyo ufite n'ubuzima bwawe nawe wakikomereza raki mwereka ko hari icyo murushije basi mureke wowe hari ikintu kimwe utari kumva ke wowe uri kumana nkaho njyewe oya naza gushaka kwirukanka tumenye ngo nira uri kukwirukanka nyuma we wamuvuye ko nawe uri kuvuga ngo nawe ntamusabwa pe kugeza ntabwo rega wowe hari ibintu uri gufata uko bitari ni nabyo ejo bundi namusobanuriye ubwe yabuze kuntu yakemera ko njye nawe duhura yabyemera ko njye nawe duhura ibyo ntacyo bitwaye sibyo ubwe abuze uko abivuga kuko twari turi imbere ya kamera ziko yazabibona karakara aravuga ngo njyewe unyizirikaho mu buryo bwo kumworohereza nanjye narambwira ati nkwizirikaho kandi nzakomeza nkwizirikeho basi mwirekuze ntago mwizirikaho raki turakundana
kuba atazi imbere ya kamera ngo abyemere twavugana akabyemera byo ntacyo bitwaye. nyemerera nzahamagarira ko na Farida ari batatu twese muri tuzi batatu iminsi iri kugenda ntabwo bwazaba Sha, ni navuga Oya. kaza nanjye mu bice mbangura mukiyirimo raki yemera imbere yawe niba koko bakundana cyangwa niba byose nosubwiye ko rake wari ikigoryi kuryaza kwemerera umukobwa n'igihe yaba ari kumutera igihe akazi kavuga ngo ugende gukundana na runaka. n'ubundi ntabwo babana mu buzima bw'ikinyoma mpaka n'ubundi umujura agera hagafata niba ari kubeshya njye nazamufata uzashyirwa ngaho naribi uzabikora uko nguko nanjye ndahari. ariko icyo nzi ni uko rakari kumubeshyera narakarabihakana shaka koma niyo abantu bari mu rukundo babaye impumyi iyo abantu bari mu rukundo bahumva ntabwo reka dusoze njye nagira ngo bari bambwiye ngo ushagurana njyewe nsoza kese uvuze ngo dusoze ikintu navuga cyo uyu mugore n'ubutaha niyo wanabana nawe bikanakunda pe sibyo si uko bahana umuntu. Ikindi cya kabiri rakwe ngomba kumuhana kandi nimuhana niwe zabigenderamo. noneho nanjye dusoza nkubwire ikintu njyewe ngambiriye njyewe nutava kurira kuvuga ati rakinda muretse akora ubukwe bwe n'umugore we ikizaba nyuma abafana nzabibabwira nyuma. Sha mw'abantu mwe ntaribi ariko muri gupfa ubusa ni ukuri ntagiye bwana yigize itsindwa utagezwe kuri intorezo siko bimeze ariko uku ni ukungerageza ni ukuri ariko mana aranarize reka ndakugerageje tubyiho reka dusoze mw'abantu mujye muri komenti mugire buri muntu agire uwagira inama njye ku ruhande rwanjye nabivuze navuze ko njye nkeneye kubahuza ari batatu ubwo nibakomeza gutya ngo bakavuga ibintu akavuga bakayivuguruza Rehema nawe ni umuntu mukuru ntuzumva amagambo ahubwo uzareba ukuri. Umugabo naguhisha ikintu ntabwo azakiguhisha amezi 2-3 utaramufata uzaba warakivumbuye. We ntuzumve amagambo ahubwo uzategereza ibikorwa ko wumvise amagambo nta ndwa mwamukibanye raka ibyo akubwira uzaba ari byo wumva kuko Farida wegirira ikizere nk'umugore uzi kuri mukuri ariko nanone ntabwo wakicara ngo uryame urebe oya ntabwo naryamira numva hari ndazishaka kunsenyera siragusenyera se wowe warubatse mu gihe utarubuka bavuga ko wubatse gute mu gihe ndi kubipanga se mu gihe uri kubipanga ngarindira bibone kusakuza reka dusoze ubuse raki nuwanje kana nagende kwa raki nuwanje mbashimire mwese mudukurikiye ntambara y'abagabo mu kiganiro cy'ubutaha.